Reka nongere kubaha ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana yawe TV ngende emirwanda nk'ibisanzwe nta kindi gusaba ni bya bindi bisanzwe kora subscribe kora like kora share kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Sasa rero uyu munsi murabibona ni mu masaha y'umugoroba byamfashe ibintu birebire byamfashe umwanya muremure ndavuga ngo reka negure nje kureba no muntu ni umukobwa mwiza cyane ndi mu mujyi wa Kigali ahantu hamwe nashatse kuvuga ni umu DJ akora ibintu byinshi bitandukanye ni umukobwa mwiza bamwe mukunze kwita ngo sinzi nimba ari Slay Queen nimba ari igisupusupu ahubwo ni umukobwa mwiza yatangira twibwira DJ Cyusa. Yes rero mwabyumviye turi kumwe n'umukobwa mwiza nko mubibona yambaye neza yambaye wallahi inyambaro ibundi inyambaro wambaye bayita ngo iki Ntago nzi izina ryayo wambaye ibintu utazi Ntago bigira izina ese wabakoye wabyambaye byitwa ngo iki nazina Jewe nambaye inkweto zisanzwe nambaye ipantaro y'umukara nambaye ishati muri make nambaye Severance kuko turi hafi kuyigiramo nayi nambaye inkweto zisanzwe z'umuhondo nambaye amasocks nambaye akabutura nambaye n'akajambo Yes wambaye gutyo turi muri no mbeho kubera iki wahisemo kwambara gutyo navuye mu rugo hataraza imbeho kandi ikindi ni yari style y'umunsi DJ Cyusa umbwiye kuri umu DJ ubundi DJ Cyusa ni muntu ki ni umukobwa umeze ute wabo ni he bimeze bite DJ Cyusa ni umukobwa usanzwe mu rugo ni ibyumba no mu rugo no nkomoka hano Kigali ubana nande mbana na musaza wanjye na murumuna wanjye ni we mukuru ni we mutoya oya urumva mbana na musaza wanjye mukuru hakurikiraho na murumuna wanjye DJ Cyusa ufite imyaka ingahe 22 amashuri yawe abanza DJ Cyusa wayize he amashuri yanjye abanza nayize ku Rwesero Troncome niga ibyumba aho bita ku Nyange Groupe Scolaire Inyange nkomereza kuri Aspeka Igitaramo Yes wize secondary wize primaire urabirangije wiga kaminuza oya ntago ndayitangiye ariko ndabiteganya mu minsi iri imbere warangije ubundi mu mwaka 2017 ku kirero utari kwiga university university n'indi process n'indi kubitegura noneho reka dutangire ikiganiro cyacu twinjira noneho mu mwuga wawe ukora uri umu DJ uri umukobwa Cyusa watangiye ryari umwuga wawe wo DJ cyangwa watangiye kwinjira muri industry nyarwanda ryari muri uriya mwaka mu kwa 11 nibwo ubundi numvise ko ngomba kubikora mu kwa 11 nibwo natangiye kubyiga nko kugeze nko mu kwa mbere mu kwa kane mu kwa gatatu natangiye kujya mu club natangiye nigishwa no mu DJ witwa DJ Karim nko mu kwa kane mu kwa gatatu nabaga ndi gukora hariya people kuko ari Karim akorera numva aribwo nabitangiye guhera nko mu kwa kane nibwo natangiye kubijyamo neza ko ntangiye gusa nkaho ndi kubimenya noneho winjiye mu bu DJ uratangiye DJ Karim arakwigishije ubundi mu bwana bwawe wakuze ari iki ukunda mu bwana nakuze numva nzaba umuhanzi cyangwa se umucuruzi nakunze gundi ibyo bintu bibiri kuzaba mu business woman cyangwa nkaba umuhanzi nakuze nkunda kuririmba ariko indirimbo z'abandi navuga ngo reka bimbi yanjye ngahita numva yaguye mu yundi numva ko atari impano yanjye nibwo nakuze navuga ati rero kuririmba nabisha ariko najya mu bintu nyine bya hafi kuko buriya nta mu DJ nta muhanzi winjiye mu bu DJ reka dusubire inyuma gato ukinjira mu bu DJ wumvaga mbere aba DJs bafite isura ki muri industry nyarwanda ibyo nta sura naba mbeshye kwenda ari isura numvaga gusa nuko ngiye nabikunze ntago nabigiyemo kubera ko ngo mbona ngo runaka gusa buri muntu nyine umuntu ava kwenda role model wanjye nanita Pendo ariko ntago navangura binjemo ko mbona ko ari no sura ko ngiye gusa numvaga ko mbikunze numva kandi ko nabibasha ariko nyine Karimo no sister niwo nyine wambwiye Cyusa ibintu wabishobora kandi wabibasha avuga se nabishobora koko wabishobora nibwo yavuze let me try ndabigerageza ndabyiga ndabikora
ariko nta sura navuga wenda ngo yatumye inyesipira kujyamo oya. Umunsi wa mbere ukora ku byuma mukoresha wumve byari bimeze bite? Umunsi wa mbere Karimi yankubitaga intoki kubera nafataga kuri playa nyine nkumva iri kugenda, nkabona mfite ubwoba, nkavuga se umbyishe nyine, nkumva akambwa bigenze gutya, ibyambujije nkongera nkabikora, ibyambwenge ibintu ukabikora bikananira, nyine ngira ngo ndanihe bakavuga ati ntabwo nzabishobora. Yumva nk'umuntu ari kukwigisha ageraho ngaho ukavaho akajyaho nyine yenda buwate itangiye, yenda nka Karima akajyaho cyangwa se undi muntu ari nko kunyigisha, nkabona ukuntu abigenza avuga ati ntabwo ibintu nzabimenya pe, ndimo kuruhira ubusa nyine, avuga ntabwo nzabimenya. Aho bimenyeye yumva biroroshye, ni byiza, mbese ni umungara. Buriya ikintu cyose ukora utasinzira nyine ukumva nawe ukaryoherwa, ntacyo kubonye ntako kiba gisa. Yes, bavuga ko iyo mwinjiye mu bu DJs cyangwa umukobwa umwana w'umukobwa akora ikintu kijyanye n'ubu DJ, akenshi na kenshi abantu benshi bavuga ko haba harimo burara, ariho hava ubusambanyi kuri bamwe na bamwe. Wowe ukibyinjiramo, feedback ya mbere wakiriye ni iyihe? Icyo kamaye nsubiza abo bantu, abo ngabo batekereza gutyo barabeshya. Ahantu hose ibyo ngibyo wabikora atari kubera kuri mu DJ gusa, nyine abantu bose niko babitekereza, ko bumva ko abantu undi ntabwo bumva ko umukobwa w'umu DJ. Hari abantu nyine bakitinya bataraba basirimo mu mutwe, ariko mu ntekerezo ibyo ngibyo nyine umva ko afite ikibazo cy'imyumvire. Tugomba kwegera abantu babishinzwe bakamwigisha, ariko nta namwe bihurira. Ni akazi nk'akandi, nk'uko umuntu abyuka akajya muri biro agakora akazi agataha, n'aka ngaka ni akazi. Noneho uko abantu wowe ubwawe ku giti cyawe, feedback ya mbere waba warakiriye? Feedback yarekeye iki? Icyerekeranye n'akazi ukora. Wambwiye kuri abo bavuga ko abenshi bavuga ko bakora uburaya kubera mu mwuga barimo, none wowe ukinjiramo, inshuti zawe, umuryango wawe, feedback baguhaye yari imeze ute? Yari nziza? Hari abaguciye intege? Byagenze gute? Intege y'izo ntago zabura, gusa umuryango wanjye nawushimira cyane. Niwo ntago umuryango wanjye bigeze unca intege, kuko iyo uza kunca intege ntago mba narabikoze, ariko abantu bose bancaga intege. Cyusa ntago uzabishobora rwose, Cyusa ntago uzabishobora, ariko famille yanjye urumva nayo yanshyigikiye, kuko no kubyiga narabyize, natanze amafaranga, nibo banyishyuriye ndabyiga, nibo bamfashaga nyine kuba nagenda ngiye kwigira yenda muri people. N'urugero ni mu DJ yanjye ambwiye ngo nige nko muri club, umva nta mafaranga nagiraga, narangiza kwiga nibo bampagatike, nyine famille yanjye yaranshyigikiye cyane, nyine irabyumva. Barakubwira ati courage? Bambwira ati courage rwose, bari proud yanjye. Ako Cyusa nakomeje ko kwitegereza, wambaye style idasanzwe. Ngi style n'ubwa mbere nyibonye, gira gutya ku ntoki zawe. Ku ntoki zawe ufiteho utuntu twishi, gira gutya, urabona izanjye n'izawe biratandukanye. Wambaye aka kantu, wambaye aka n'aka ngaka, utu tuntu dusobanuye iki? Ni umutako. Sobanurira buri kamwe kugira ngo nanjye nsobanukirwe, kuko nanjye nifuza kubikora. Oya, ntago navuga wenda iyi yisobanuye iki. Ni umutako nk'uko twambara amaherena, nk'uko wambaye isaha yo ibarigiye, ariko hari abantu bambara ibikomo, subizi n'utu ngutu. Just ni umutako, nuko nyine igitsina gore dukunda guhora dushayininga. Nibwo rwego nabyambayemo. Wambaye ikabutura, please abantu mukomeje gukurikirana yawe TV ntihagire ibintu byinshi mumbaza. Iyi style wambaye nta kibazo iteje? Ahubwo we nta kibazo iguteje? Nicyo nanjye ikintu ndi kukubaza. Njyewe ntabwo namenya ibiteje ikibazo, ku bwanjye ku giti cyanjye nta kibazo inteje. Ahubwo we nakubaza, hari ikibazo iguteje? Abakomeje gukurikirana yawe TV, kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Njyewe ndi Emi Rwanda, nari mubashije iki kibazo. Iyi style wambaye, ubona abakobwa mutabangamira abahungu gute? Ku myambarire rimwe na rimwe. Oya, ntabwo tubabangamira. Nk'ubu njye kabisa nakubangamiye. Urambeshye pe, urambeshye, ntabwo nakubangamiye. Okay, simbizi ibintu bikubangamira,
umuntu wese ashaka kubangamirwa, umuntu wese ashaka kubangamirwa n'ikintu kubera impamvu. Hari ushaka no kwambara ibintu birebire ukabangamira umuntu, ushaka bigufasha ukabangamira umuntu. Urumva ntago namenya ngo ntago nakambara ibintu bikuburyo abantu bose nyine ndi buhaze ibyifuzo byabo, ahubwo njye ndambara ibintu binshimishije, bishimishije akamfuru nyine kuba akamushimisha aho bibangamiye nyine nakundi ntago washimisha abantu bose. Ko hari uwo nshaka guca akambwira ati wow wambaye neza, undi urambangamiye, undi wambaye nabi. Urumva ubwo ntago wamenya nyine ibyo abantu bakunda cyangwa se uko ugomba gushimisha abantu. That's why the festival abanza ukishimisha, iyo wamaje kwishimisha abandi nyine. Ako ubundi Cyusa, wowe ku giti cyawe iyo wishima gute? Wishima uri kumwe nande? Wishima uri kumwe n'abandi? Nishima ndi kumwe n'inshuti zanjye. Iyo ndi kumwe n'inshuti turi gusangira biranshimisha cyane, nazo mbona ko zishimye. None ntabwo twaba turi kumwe wowe wababaye cyangwa nuko turi kumwe ngo ndishimye. Iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye twishimye. Ako Cyusa, ufite boyfriend? Ufite boyfriend? Oya. Kuki ubanje kubyibaza? Icyo kibazo rega ntabwo kiba cyoroshye. Uramufite? Oya. Ntawe ufite? Yes. Uramushaka? Cyane. Yes, rero bakomeje gukurikirana Yawe TV. Cyusa arashaka umukunzi, n'ahandi wabisanga uretse kuri Yawe TV. Cyusa, sobanurira ijambo boyfriend. Rero boyfriend umuhungu w'inshuti, ariko ukuntu mbyumva barumva boyfriend ni nk'umuhungu mukundana. Uramutse umufite kuri wowe ni igiki ukora ukavuga ati boyfriend wanjye turi kumwe iki kintu ndagikora wow nkumva ni perfect? Ikintu ukora uri kumwe na boyfriend wawe ukavuga ati wow uyu muntu kinkoze ku mutima kandi nawe kimukoze ku mutima, cyangwa bikajya mu mutwe bikavuga ati niyo uryamye ukavuga ati wow ibi bihe nari ndimo byari perfect. Kumutera story. None ranga story. Ntabwo uri boyfriend. None ubu aka kanya reka tube aba boyfriend, wowe girlfriend wanje, ntera story. Kubera utariwe ntabwo nabibasha, just iyo ari we ntabwo menya ukuntu bije. Ni ibintu biba biri natural, ntabwo ari najya kwihingamo. Ntera umutoma wa gerageza. Ntera umutoma. Ko ntabwo nkire kuri we. Ubu ngubu uramutse ubaye we uri wenyine uri we byanyabyo umva ntabwo namenya ahantu ivuye, kwa kutari we ntabwo nabishobora. Just ni ibintu biza biri natural, ntabwo ari ibintu njya gutekereza ngo urabona ngo oya. None wavuze ko mwifuza tera umutomo uwo ari we wese, ubwo uzaza niwe azaba ari uwawe. Ahubwo azaze birapfundikiye bimutera amatsiko, azaze nyimuteye kuko nyimuteye ubu ashaka gusanga yarabwiwe yenda yari nayibwiwe ari myinshi. Noneho umbwiye ko ushaka boyfriend, ushaka umukunzi. Ndashaka ibintu 20 boyfriend wawe azaza yujuje. Ntabwo 20 nayibona, ariko ndavuga iby'ingenzi. Icya mbere agomba kuba afite umutima ukunda, azi gukunda icyo ari cyo. Icya kabiri akunda gusenga. Icya gatatu nibyo navyo yagira umutima mwiza, ubundi byo biba bihagije. Ankunda nyine. Agomba kuba ari umusore uteye gute, ari umusore uhagaze gute, no kubijyanye n'ikofi ari umusore kubijyanye n'ikofi. Ibyo byo ntabwo njya mbirebaho. Noneho uteye gute? Imiterere yo ngo nabambeshye. Wowe irebe ukomeze, noneho uvuge ngo ndashaka uyu musore uteye gutya. Karakteri zo wazivuze. Umusore nimba ari igikaraza ari igikaratsiri, nimba ari uw'inzobe nibyo nshaka. Oya apfa ko yujuje biranavuze. Uko yabateye kose nta kibazo. Abe mugufi, abananutse, ababyibushye, abari igikara, abari inzobe nta kibazo. Ariko muri no misi ku kintu kijyanye n'abakobwa mutendeka abasore cyangwa ngo n'abasore batendeka abakobwa. Ari abasore, ari abakobwa. Ni bande batendeka abandi? Urambwira impamvu abo bakobwa mutendeka, ambwire n'abasore impamvu mubona babatendeka. Ibyo ngibyo rero ngiye kuvuga ngo impamvu nabambeshye. Awundi biterwa na kamere. Hari umuntu niwe wifitemo kamere yo guhora
azenguruka ariyo kamere ye, kuko hari n'abagabo bajya mu bandi bagore cyangwa mu bandi bakobwa. Rero iyo nta mpamvu navuga cyane ibyihishe inyuma, nyine navuga ko biterwa cyane cyane na kamere cyangwa se no kuba umuntu atari seriye. Ni icyo ngicyo nzi ku bahungu, kuko yenda aribo mbona, abakobwa bo ntabwo mbizi. ngaho mbwira ku bahungu. Ibyo ngibyo mvuze akenshi abahungu biterwa no kuba atari seriye. Ikindi nyine ya kamere, yari umuntu niyo wamukorera iki, niyo yaba afite umugore niyo byagenda guta agahora nyine ashaka abandi atanyurwa. Cyo cyane nyebya no kutanyurwa. Kuki uvuze ngo abahungu ntibanyurwa? Hari n'abakobwa mutanyurwa cyane. Iyo byose ni ya kamere, kandi rega abahungu n'abantu n'abakobwa n'abantu ni kwa kutanyurwa. Ariko nyine umuntu, ariko ikindi kintu hari n'igihe yenda bakeka ko atanaba, ushaka dukundana nkakeka ko utankunda, cyase nkabona nkoreye ibintu binyereka ko utankunda, nyine bigatuma njyana hariya. Ariko yenda dusipoze wowe urabizi neza ko mukunda, urabizi bati Cyusa arankunda pe, icyo gihe ninjye mu bandi, kandi yenda myanya mbizi ko nkunda, ni kamere. Ni kamere. Hari abajama benshi bavuga ngo akava ku mubebe akavuga ati uriya mubebe ntabwo azi gukora akazi, n'umukobwa akavuga ngo mani uriya mutipe wangu iyo tugiye kuganira nk'abantu bakuru ntabwo azi gukora akazi. Ibyo byo bivuga iki? Akahe kazi? Nawe uri umuntu mukuru. Ndi umuntu mukuru, ariko ntabwo ako kazi nkazi. Wenda nko gutera imitoma, uri kubona wenda akavuga ngo bagiye gutera akabariro, sibyo? Kavuga ugasanga umukobwa aravuga ngo umujama ntabyo azi, akamuhunga. Ibyo byo nta makuru mbifiteho, kubera ko nta makuru mbifiteho. Ushatse kumbwira ko ubwo uri isugi? Ego. Kumbwiye kuri isugi ukaba ubisetse, nta cyizere bifitiye kuri yo? Nta cyizere nifitiye ko ndi isugi. Ntabwo umuntu aseka kuko ibintu avuze atari seriye, ahubwo hari igihe ibintu biba bisekeje cyangwa se wishimye. Ndishimye dati wayinsetse. Ubu se Cyusa tuvugisha ukuri, ubu aka kanya imanda iravuze bakavuga ati nk'ubu umwana wavutse uyu munsi, sibyo? Yahita ajya mu ijuru, ari imanzi, ari n'umukobwa akagenda ari isugi. Imanda ikavuga tukajya mu ijuru, Imana ikavuga ngo mu ijuru hazinjirayo abantu bakiri isugi, batarashaka abagabo, bashatse abagabo n'abagore nta kibazo. Noneho wowe Cyusa wizeye neza 100% ko iryo juru waryinjiramo? 150%. Yego. Imana yo mu ijuru ibyumve kandi bikomeze. Rero ukomeje gukurikirana Yawe TV, ukeneye kwamamaza gana Yawe TV, uhamagare nimero ziri kuri screen yawe, udusure ku mbuga zacu zitandukanye. Facebook ni Yawe TV page, niho dukorera, ndetse no kuri Instagram ni Yawe TV. Njyewe ndi Rwanda, ukomeje gukurikirana. Turacyari kumwe n'uyu mukobwa, murabona ko ari mwiza. Cyusa, ngereranyiriza abantu babiri. Igisupusupu yaraje kirahitinga, mwise neza Josiane araza nawe acaho. Ngereranyiriza abo bantu, ninde wagutunguye muri abo ngabo? Igisupusupu na mwise neza. Ni igisupusupu. Kubera iki? Kubera igisupusupu ni mukuru, arakuze. Ikindi kubona umuntu kamvuge ko arakuzemo, ukuzemo ugenda mu nzira, uririmba mu nzira mu isoko, nyine nyuma ukabona ari mu bitaramo bikomeye. Byarandenze, nyine ubona ko Imana ikora. Byarandenze, biranantungura. Mwise neza Josiane, ni igiki kuri we cyagutunguye? Mwise neza Josiane we, ikintu nta kintu cyantunguye cyane, ahubwo namukundiye ko yitinyutse. Respect kuri we. Ubu ku buryo wowe, ubu batangiye gutora abamisi ndetse no guselectinga. Ubu wowe mwise neza Josiane yaragutinyuye cyane? Ubu wajya mu bamisi? Mfite uburebure burenze bwo bashaka. Ubundi upima metero zingana? 3. Upima metero 3? Ufite ibiro bingahe? Mfite ibiro 70. Yes, reka dusubire inyuma ho gato. Wigeze kumbwira ko role model wawe ari Anita Pendo. Anita Pendo, kubera iki ari we role model wawe? Kandi ku isi hariho aba DJ benshi batandukanye. Mu Rwanda hariho aba DJ benshi batandukanye, hari DJ Ira, hari DJ Malino, hari DJ
ni benshi kubera iki Anita Pendo? Anita rero mbona ari umuntu namwita fighter, mbona ari indwanyi. Ni ibintu bikomeye cyane umuntu wese atapfa kumva. Mu bihugu byacu bya Afurika turabaza abantu benshi cyane, yenda bagiye bari n'abahanzi yabyara tukamubura cyangwa se yashaka tukamubura. Noneho ubu DJ buriya kuririmba wajya hari ukaririmba ukigendera, ukajya studio ukigendera. Aka kazi kacu k'ubu DJ urara uhagaze ni amajoro ufite kintu. Rero ni kumva ko umuntu ashaka kuba yabyara inshuro imwe ebyiri agakomeza nyine agakora ibintu bye kandi akibyiyumvamo, ubona ko nta cyahindutse. Nyine mbifata kuri njye nk'ikintu gikomeye cyane. Kwa nanjye nimba numva ko ni ibintu nzakora paka. Noneho nk'embibwiye mwene w'umuntu arambaza se Cyusa wumva ko wenda uramutse ushatse nk'umugabo cyasubyaye wakomeza ugakora ubu DJ? Ngavuga yego rwose cyane. Bakambwa oya ntago byashoboka, bakanca intege. Niyo mbonye ko Anita we yabishoboye bitamvuga nanjye nabishoboye. Nyine atuma yumva numva ko inzozi zanjye mfite z'ejo nanjye nazishoboye, ko mfite undi muntu wazinanze. That's why nyine ari umuraro madonje. Yes, ubu urumva nawe ugomba kurwana cyane. Narabitangiye. Warabitangiye, ubu ngubu urakora, umeze neza, nta kibazo ufite. Nanjye ndabibona. Cyusa, reka tuganire. Ubu ngubu uvuze ngo ubu DJ bwawe uzabukomeza, nk'igihugu wakumva ko wajyamo ukajya gukoreramo ubu DJ bwawe ni ikihe atari u Rwanda? Igihugu najyamo nje Belgique. Kubera iki? Ko mfite famille nyinshi cyane. Niyo hantu mba numva ko nagenda nkabona supporting byoroshye kurenza yenda nka ibindi bihugu nyine. Niyo mpamvu. Ese Cyusa, abakobwa bajya bagira ikibazo, ukabona umukobwa arabyaye, ukabona yitakarije icyizere, ukabona ubuzima bwe bwose busubiye hasi, sibyo? Kuri wowe uri kumva nubyara, ikintu cya mbere uzakora kugira ngo uhite ugaruka mu mbaraga zawe ari iki? Icya mbere ni Imana. Ibintu byose biragize Imana, kubera n'ubundi ushaka no kubyara ntibe ngombwa ko ugarukamo kubera impamvu zitandukanye. Buri ababyeyi bahura n'ibintu bikomeye, ntago ndabyarana ariko nyine ibyo mbona. Icya mbere ni Imana, gusaba Imana, nta kindi. No kuba gusa numva ko nyine ngomba ko uzabikora nk'akazi paka. Ese Cyusa, reka noneho nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Ikibazo navuga ngo hari abakobwa benshi na benshi bavuga ngo njye sinashaka umugabo, ahubwo njye nzashaka umugabo tubyarana umwana, umugabo agende nkomeze ndera umwana wanjye. Hariho benshi batinya kubaka. Ubona ari izihe mpamvu abakobwa muri iki gihe ndetse n'abasore cyane cyane mutinya gushinga urugo cyangwa mutinya kubaka? Abantu babitinya ni abahungu, nta mukobwa utinya kubaka. Nuko sometimes nuko yarabibuze, ariko nta mukobwa ubitinya cyangwa ubyanga. Umukobwa ntago nzi nimba abaho, ntago ndamubona. Genda wasanga abaho ko byutarabona byose ko babitabaho, ariko ntago ndamubona. Ahubwo abahungu ni mwe mu bitinya. Abahungu bafite ubwoba bwo gushyira abagore mu mago, sinzi impamvu mutubarize. Tukubarize, ntago ari ikibazo cy'abahungu. Ngewe nono reka tuganire. Kubera icyo uvuze ngo abahungu batinya gushyira abakobwa mu mago? Barabitinya cyane, nawe ariko urabizi. Kubera ko mwebwe muba mushaka ibya mirenge ku ntenyo, ugasanga abahungu ubuse Cyusa vugisha ukuri, umuhungu yaza kugushaka nta geto afite. Geto gute? Inzu yubatse cyane. Ahubwo yaza tugakora tukabishaka. Cyusa, ibyo uvuga bikuvuye mu mutima? Mana yanjye we, hose no kubihaha. Ibyo mvuga ndi seriye. Kereka ubwo nta mukunzi, ariko ntago nakangira umuntu ngo nuko akennye cyangwa se nuko adafite iyo nzu. Ntago abantu bose bafite ariko babivukiyemo. Ahubwo yaza, niyo mpamvu nyine nanjye numva ko nakomeza nkakora akazi kanjye, yaza agakora tugafatanya imbaraga. Ko gushaka se ni iki? Ni abantu babiri bagiye gukora ikintu kimwe, tugafatanya izo mbaraga tukayishaka. Ese Cyusa, kuki bavuga ko sindakora ijanisha cyangwa umubare, bavuga ko mu Rwanda abakobwa ari bo benshi, abakobwa benshi muri Kigali nkeka ko nibo benshi cyane, abahungu turi bakenya. Naza kugutereta urambwiye ngo nta sheri ufite kandi
najya inyuma ya kamera nagutereta ukambwira ngo ufite sheri. Ese mushobora kuba abakobwa mutendeka abahungu benshi cyangwa muba mufite abahungu benshi, sibyo? noneho njye naza nkabura uwo mpitamo. kubera ko ngiye atari uko nguko nteye, niyo mpamvu nta kintu nabisubizaho, ntabwo mbizi nyenge mvuga ibindiho. ubu kuba navuze ko ntawe, ubwo ntawe nyine nuntereta ndavuga ati nta kibazo. navuze ko hari, ubwo nyine yaba hari, navuga ati mfite sheri. none se cyusa nk'abakobwa babikora ntabwo uzi babikora? ntabwo mbazi. cyusa ujya ukurikirana amakuru asanzwe, amakuru yo mu buzima busanzwe? amakuru yahe? ayo ari yo yose, showbiz, football cyangwa icyo ari cyo cyose? gake. imirwa y'ibihugu urayizi? oya. cyusa wize iki muri segonderi? nize mege. wize mege, harimo geography hakabamo, mbwira igihugu kinini ku isi ni ikihe? ntabwo nyizi. narabyibagiwe. baza igihugu, mbwira umujyi wacyo. uri tayari? umurwa mukuru wa Argentine bawita ngo iki? ego nabyo gerageza. ego si ubu ni uwuhe we? ntawe nzi pe. igihugu cyacu cy'u Rwanda kigizwe n'uturere tungahe? turere 32. indirimbo y'igihugu cyacu igizwe n'ibika bingahe? 3. 3. icya mbere Rwanda nziza. icya kabiri komeza imihigo. icya gatatu ntabwo nyibuka. bivuze ko indirimbo y'igihugu utayizi? oya ndayizi. none cyusa, ku gice cyawe cy'umubiri pe uri mwiza, ni ikihe gice kikubangamira? igice kimbangamira ku mubiri wawe ukavuga ati ngewe iki gice cyanjye ngewe pe kirambangamira, kandi umvugisha ukuri? ntacyo. kuri wowe ni igice wikundaho ku mubiri wawe? ari amaguru yawe, ari amabere yawe, yewe ari n'ikibuno cyawe, ukunda iki? kirenge. kubera iki? kubera ko gisa nk'icya mama. ikirenge cyawe? yego. cyusa uri umu DJ kandi abantu benshi baba bakeneye kumenya aho bagusanga, ntiwamamaze, tubwire imbuga zawe ukoresha, aho abantu nyine bashobora kugusanga na nimero de telefone, ibintu byose kugira ngo na wa mukunzi azamenye aho azagusanga. nkoresha Instagram na Facebook na WhatsApp kuri DJ Cyusa akadomorwa, Facebook Cyusa Fisto, na WhatsApp. cyusa reka nkubaze, mwihangane, gusomana bigizwe n'ibice bingahe? gusomana ntabwo nzi tape y'ibice byo gusomana. gusomana umuntu asoma hehe na hehe? hari abasoma aha, hari abasoma aha, hari abasoma aha. wowe ukunda he? nkunda. kubera iki? mbona biri romantike. ubu ngusomye ku munwa ubona atari romantike? ni ibintu abantu, ibintu biri public, ariko nimba mbona ibyo ngibyo nyine mba mbona. noneho fata ino mikoro ugira ikintu ubwira abakunzi ba Yawe TV, ugira icyo babwira. Yawe TV nabasaba gukora subscribe. ikindi nuko tubakunda cyane, mujye mureba Yawe TV, ibafitiye amakuru menshi. Thank you, we love you. Yes, nari ndi kumwe na DJ Cyusa, ndagusaba gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Sasa rero ukeneye kwamamaza
reba nimero ziri kuri screen yawe ukeneye kudusura ku mbuga zacu zitandukanye kuri Facebook page ni yawe TV, Instagram ni yawe TV. Kora subscribe, kora like, kora share, kora comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ni DJ Cyusa, ni gutya babigenza gutya. Abakunzi banjye mwansanga Downtown Club every day Monday to Sunday. Turabakunda. We love you. Bye.